kuza muri Edeni handi hari indabyo, hari akayaga, sibyo? Kandi shere, iki cyumweru ndakujyana Dubai, sibyo? Reka ngende umukire. Ega buriya twebwe abakire tubaho neza. Ubu ndimo kukubakira inzu Nyarutarama, naho abana bacu baziga. Umwana we yishyura 1,200,000. Kandi buriya ndi umuntu ukunda kugira abakiriya benshi. Ntawe ukuntu baga bafigirije hejuru buzuye. Niyo mpamvu nyine nanjye barambyemba na nyine n'ingoma. Kandi buriya nkatanga ku biciro bikeya. Kuzanyibuze gusa. Nzabanza mbaza handi numva. Mba nkubwire. Ahandi se uzirigubaza. Bireka nkwereke. Nongera amakanzu naguhitemo amwe pasuye gutya. Harya bazakwambara bateye nkawe nabo. Rwose. Bameze gutya nabo urunyororotse gutya. Bameze nk'ibitunguru by'ibijumba. Mu byimba ari nk'ivubi. Gutyo nyine. Rero ari amakanzu naguhitiyemo. Urabona ukuntu hano ku mabere hafite amakaro kameze nka karastike ukuntu nka kuma kayaterura. None urabona ko hasa pasuye. Iyo umukobwa agiye gutya agatumira kanzu yatokuje iminwa kwa kuri mu bigenza no ku maso agasokoze mwe bisanzwe bamwe bahambirira aha babigira gutya byandi by'abana simzi ko bigenza. Birakanzi mubereye neza akabatura umukobwa ambere n'abakobwa bazima. Kabisa. Uzi ko umukobwa ambere akanzu n'abatari sugi kubona wajya ni sugi. Are you sure, Emmanuel? Ibyo rubizi wowe. Ntacyo ubwo nyine nzabimenya muko ari busoje bari kumpa makuru. Ariko ikosa mukunda kugira nanone nukuntu twakodesha imyenda kuriya mwarize mukayira mukayiherana mugatinda kuyigarura kandi bakira abandi ahari abakira baba bayikeneye. Ese ngiye nzaba nenda kongera kwikoresha mu ndi buko. Amfa no rongo rwuzavyo kuvuga ati mu nterura imyenda. Ese amarene n'abandi babashinzwe. Waraye urongowe. Oya abandi bazaba hari babishinzwe. Rahera shaka shora bikumbuye shaho. Umuhungu mushoka mujye kubana mutarakora hamayeri. Oya. Umuhungu wese nagwiza bikusaba narimwe. Mwangira se ibintu bishoboka. Uramwangira. Mwarasezeranye mu murenge. Ega turabakire twibwe. Akushe kuzigama nibyo byiza. Kuzigama ngiye narakize sheri, njya Dubai, nkajya he muri ibyo bihugu iby'Abarabu, sibyo? Ugira ikibazo mutima. Sibyo necyo rero nkubwiye rero harantu batwicira gahunda sha. Oya ntago nyizakora iryo kosa. Nyine bibaho ariko ngiye nzafite abishinzwe. Ntabwo nyine muri urwo nibutsa gahungu haragahungu nibara gahungu muri akagabo nibara gaki. Nagahungu kameze nk'akanyamasyo. Mu minsi ze kaje kunkondesha imyenda. Ndategereza mbaza abakozi ese wa mugabo ureshya n'isekuru cyangwa ipfu nihamba imbwa yazanye imyenda yarayiteruye batereka da. Uvuze ngo nshogura nawe cyangwa se naye munsi yaje ayitiruye azasiga ndi mande ndamuca amafaranga. Oya ariko nibyo kuko iyo aba yarayizanye abandi bari kuza bakayiterura nanone. Ariko reka nkwereke nubwo telefone nyanyitaye ku kazi ko nimero zako nzizi mu mutwe warika nkazishyiramo ngahamagara nta kibazo kama password se vuba iravuga vuba. Oyo ndamwataka. Rwose. Karenga 8 nanone 20 good ni ngeye. Ni byiza nuko. Maze nicyo ngukundira. Hano kuri kw'Imana. Umva Imana. Sheri. Nagari yanje ni yawe. Ni yanjye. Urabona iyi nomero impamagaye uyu ni umukire mugenzi wanjye. Reka njye kumwitaba kandi simba shaka ko hari umuntu umenya ko turi kumwe. Bura bacuruzi twarararushye niyo mbona Yesu yavuze ngo kujya mu ijuru k'umucuruzi biragoye kuruta uko wanyuza inzovu mu izuru ry'urushinge. Kujya mu ijuru k'umutunzi ngomba kwihangana se ko bibaho. Bamamagara buri kanya. Alo. Oui. Uraho sha? Muraho. Wamenye se? Ko ntabamenye se muri bandi. Mbafite abantu benshi muri telefone ntabwo mpfa kumenya abantu bose babonetse. Uravugana na pasiteri. Wowe undi ngo wankodesheje imyenda? Nese nzovu. Pasiteri nakumenye. Kwampemukiye sha. Mukese ko pasiteri naguhemukiye gute koko? None se hashize ibyumweru bingaho utwaye iyo myenda. Twavuye ko rigara mu minsi 3 none dore ngabyumweru bibaye 2. Hari abandi benshi baba bayikeneye. Hashize ibyumweru 2. Wayintiruriye nkayimesa ko ejo hari nabandi bakira bayikenera. Nzi ko bura nayiguze nyiguze. Kagurwa abahinzi wanturiwe wayiguze amafaranga 3,000 wampaye bigura iyo pantaro cyangwa umupira.
ariko pastor ubwo Imana izakwakira pastor uranyakira se nge nakuye ko Imana nshaka kunyakira cyangwa barakubwiye ngo nkurere nukabona ureshya gutyo n'ifuni hambe mbwa ngo utekereze ko ngewe uri he kwanza magusanga ngewe tonde nanuka ntukamfate gutyo ngewe uzi ko urimo kumpamagara n'umugore wanjye yume umenye ko mfite n'umugore mwiza barakaguramo ibirenge uri mwiza se aruta abandi aruta abandi bagore reka nkubwe aka kanya aswite ubu ndi mu ntara ngewe ntabwo ndi i Kigali wigize igufwa none nanjye nigira imbwa ngo uhekeye nkumenagure igufwa se warihekenye wagahekenye ingufuri uranutseho ka putambyino wa gisambo we Jesus is Lord. igisambo ni wowe uranutse pastor nawe uri igisambo nzovu uranutse oya nase ngiye kurimo kuntuka wamuhira imbiri we uri kuntukira iki sawa saba nshaka pastor nshake ngo muhe imyenda yiwe se nibiki nawe ndamubeshya ngo ndi mu ntara kandi hano i Kigali kanongera njye kwiganiriza sheri ndashoje ni ukuri atenzeho igihe kinini rero ntabwo ari cyane sheri ntabwo ari cyane rwose urashaka gutaha reka nanjye ngo herekeze ubwo mboneho guhita njya kureba n'uwo mubosi uri Majerwa sibyo nta kibazo oya nubwo nazakugura n'andi yo muri zahabu reka nzagukundwa akazi reka ngukunda nk'inkimwe wowe gupfa kuzanterura sha nzanabutaka ku bukwe bwawe da zashaka ko ingofero imwe y'urugara nyijombe mu n'ikoti ryiza ryandi rigere nka hano kumbashamo karavati nziza ubu ngiye muri salo bantunganye uzanicara imbere buhoro se ngiye nkureba ubundi ushashagira na hariya sha Stop se ufite ubaye umupolisi kutubengo nzovu sengufashe umfashe niba sengufashe niba se wari pasiteri ubwiriza none wabaye umupolisi wo mu muhanda nawe wabeshya abantu ngura inzovu kumbura akanyamasyo gukandagira hasi nkumenagura icyo gikonoshwa cyose nkimanya sire nyangara gata kosho kodire mushenzi wa noma ndakubaza ngo niba abapasi b'abanyamitwe kiranga iki cyangwa nkikore ngende murenze ngo nkurenze imbeba yapfuye umva nkubwire uyu muntu ni iki cyane aba niba abapasiteri ako nta maturi fiance wanje ni fiance wawe ni sheri wanje ikibazo wagira wakirengera banza umbwire muri pasiteri urashaka sheri wanje mu gwese nanjye mite paka kure we nyangara gata sheri kebe kimwe kuri kimwe mfata ibiryo byejejwe by'abana mbigaburira imbwa ibaho ese umuntu w'umugabo mbaye imbwa ako pasiteri uramuzi waze bitukumvika numvikana nawe kubera iki nari nkikubaza uyu fiance wanjye ukibasumba urabona murizerana 100% urabona areshya nk'uyu mugore wawe twari turimo tutaha amerekeje kuko nge mukanya mfite akazi basi reka twe tugende ushaka gukira igiti nkubanga iseke wumva igiti konjya cyayo cyangwa ushaka kubyoroshya nishaka ikubite imanuka igere ku butaka nuko zisajishije inkweto se nuko bigenje nese ko ari izanjye n'izawe uture hasi mbande cya fiance ngo iki uramenye imyenda yanjye ndayigwa uramenye imyenda yanjye rekanyigwe sire nyangara gata ko tu rekanyigwe imyenda yawe imyenda sheri mfasha akaro kaze kunkondesha imyenda ngambwira ngo arakero mu minsi tugusana yacu ibyumweru bibiri ngo kaminda kuko ubunyambura uyu mugabo muhanda ndakwiyamye uri mu bice ubundi wo so naranuka njya kangira zero ngiye bona ndesha nawe zinkweto ziranuka urazivunja mu mafaranga Zuko hayari nzima kuramo ipano vuba. Gira vuba. Ngaragata kosho makaku. So niwo mu bamushutse. Ngaza kodesha imyenda za kwiyemereho. Umunsi ko umugore mwiza washatse umugabo nyamugabo ukareka yibusa cyuguri wajya nagapfizi kume yizuba. Washatse umugabo nyamugabo. Hano uri mu ntara. Yo wayikuye wayibye hehe? Yo wayibye hera? Oya. Wayibye hehe? Babarira. Nundi munsi sha. Wabire. Iyi mbesire niyo nakubwiraga. Kwari mbe niwe nakubwiraga hora mbeshye ngo ari mu ntara. Gusa imyenda yanjye sharaka nkubwiye ntiyango birangiriye. Umunsi twahuye.
nzakumena nk'umena igihe. ndakura sheri wambabare usundurwa nta soni koko umuntu w'umugabo umuntu w'umugabo se yari yayinkodesha gendaho narese kuko yari yayigukodesheje kuki utayimushubije umva mbabarira fata sheri wambabare genda nkubabarira iki ariko sheri uragiye koko turakomeza tugenda ni koko uragapfurwo apfuki se kandi imyenda aransebeje umva ndakwiyamye umba rusigara ngo ntunkurikire oyo ndabigenza neko koyo se yakoye iki